mwanya wa gatatu turasanga umusitari cyangwa se icyamamare bita super manager Gakumba Patrick, nawe n'umwe mu basitari bashaje batarongoye. Uyu mugabo cyangwa se uyu muhungu yavutse ku itariki ya mbere ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1984. uyu muhungu rero urumva ko afite imyaka 38, arayingayiga muri 39. uyu super manager rero Gakumba Patrick n'umwe mu basupa cyangwa se n'umwe mu bamanager b'abakinnyi, akaba afite n'izindi business zigenda zitandukanye afite ku ruhande agenda akora bitari ibyo byo kugurisha abakinnyi. Ariko uyu muhungu rero nawe n'umwe mu bahungu banze kurongora hano mu Rwanda, n'umwe mu basore rwose by'igikwe babiteye umugongo. Urumva kurinda uyingayinga mu myaka 39 utararongora, aho ngaho uba washaje udakoze ubukwe cyangwa se uba washaje utarongoye.